hari igihe cyo kwicuza umuntu anyuramo. Umuntu yicuza amafaranga yatunze kuko atayakoresheje ibyo yagombaga kuyakoresha. Umuntu akicuza. Twige kubaho mu gihe. Imbaraga zawe uzikoreshe ukimeze gutyo, kuko hari urundi rwego uzageramo wumirwe wibaze ngo ni njyewe. Ndibuka ukuntu najyaga ngira kureje nkakubura umuharuro nkakukiri nkagira imbaraga zo gukora imirimo yo mu rugo, ariko ubu ngubu isigaye sodoka nkavuga inti harahiye koko. Njya ndeba imbaraga nagiraga, Yesu we uziko burya nashaje. Wifata igihe ngo ukigire nkaho gihari, wifata igihe ngo wumve yuko gihari. Nubona uramutse wumve ko uwo munsi wose ufite wasanga ibyo ugomba gukora ku munsi wose wowe ubihawe igice cy'umunsi. Yego, wifata igihe ngo wumve ko gihari, wumve ngo imyaka yanjye yo kubaho ni myinshi, wumve yuko ibyo ukora ugomba kubikora uko ubyumva. Umenye neza ko bucya bucyana yandi. Mwige gukoresha igihe cyanyu neza, kandi ibyo mukora mubikorere neza, mubikorere igihe, kugira ngo imyaka yawe hatazavamo ikintu cyitwa kwicuza. Ibyo ugomba gukora ugomba kubikora. Imana rero ni turabashuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Nizere ko muguwe neza kandi mukomeje no kunogerwa gahunda zo kuri Mama Sharirene, aho mugenda mukurikirana filime n'ibiganiro. Ikiganiro cyitwa Tegura Ejo Rubyiruko, ikiganiro cyitwa Menya nibi mu bubatse, ikiganiro cyitwa Kera n'ubu mu itorero, icyitwa ngo hakorwa iki mu itorero, n'ama episode y'ikiganiro cy'umusirikare, filime Ubuhenebere Karundura, filime Imperuka, filime yitwa Ikigugu. Ibyo byose ni ibiganiro bigenda binyura kuri Mama Sharirene. Ni ibiganiro byinshi bitandukanye. Nizere ko mukomeje kunogerwa nabyo. N'ubundi twagarutse. Imana y'amahoro nibahe umugisha. Uyu munsi ndashaka tuganire, ndashaka kwigisha abantu gukoresha igihe cyabo neza kugira ngo batazicuza. Iyo umuntu atakoresheje igihe cye neza habaho kwicuza. Ijambo ryitwa iyo mbimenya ni ijambo ribabaza, kandi iyo mbimenya ni ijambo ukora ikintu cyo kwicuza ikintu kandi cyararenze udafite n'uburyo bwo kukigarura. Nifuzaga kubwira abantu ngo tujye dukoresha igihe neza uko Imana yakiduhaye, kandi ibihe byose Imana yaduhaye kubamo tujye tugerageza tubibemo neza kugira ngo tutazagira igihe cyo kwicuza. Kuko hari igihe cyo kwicuza umwana w'umuntu anyuramo. Hari igihe cyo kwicuza umuntu anyuramo. Umuntu yicuza amafaranga yatunze kuko atayakoresheje ibyo yagombaga kuyakoresha. Umuntu akicuza. Umuntu akicuza iyo umuntu yagize amanota make ya ku ishuri, hari igihe umuntu agenda yicuza. Akavuga ati iyo mbimenya amasaha sinari kuryama nari kuba ndi kwiga, iyo mbimenya ya masaha nabaga bari kugenda gutya nge nari kubigenza gutya. Iyo umuntu yakoresheje igihe neza ntago yicuza mu buzima bwe. Ndifuza kubwira abantu ngo twige gukoresha igihe cyacu neza, kandi ntitugakoresha igihe nk'abazakigumana, tujye dukoresha igihe nk'abazakivamo tukinjira mu kindi gihe. Nuba uri umusore ujye wifuza gukora ukoresheje imbaraga z'ubusore, kuko imbaraga ufite ntago ariko zizagira gute, ntago ariko uzazigumana. Kandi igihe cyose ubamo wige kukibamo uzi kuzakivamo. Ujye ugerageza gukora iby'igihe urimo kandi ubikore neza, ndetse ubikorere igihe. Mureke mbabwire, hari abantu benshi mu buzima bajya bagira kwicuza kuko igihe babayemo batigeze bagikoresha neza. Hari abantu benshi bagiye baricuza. Noneho nko muri ibi bihe bya COVID-19, hari abantu batari bazi yuko hazabaho guma mu rugo. Hari abantu batari bazi yuko hazabaho gucuruza tujya ibihe kandi tutabuze imari. Ugacuruza kuwa mbere nge ngacuruza kuwa kabiri. Tukajya ibihe kugira ngo nyine tutaba abantu benshi COVID kiyongera. Hari abantu batari bazi ko kujya mu Bushinwa bitazongera gukunda vuba, kujya Dubai bitazongera gukunda.
hari abantu batari bazi ko ingendo z'indege zizahagarara, hari abantu batari bazi ko igihe kizagera bakarya kandi batinjiza. Ndavuga muri ya gahunda ya guma mu rugo, burasa abantu baryaga binjiza, bari barafasha yo ku makonti ariyo bagenda barya. Kiriya gihe rero cyatubera isomo, abantu benshi baricujije. Buriya hari abagabo, reka nkubwire, abagabo bari barahonze indaya mu kwa 12 umwaka uri kurangira, basohokana abakobwa, bicujije ayo batanze mu mabuwate, abandi bicuza ayo bajyanye mu mahoteli, bicujije ayo bahonze indaya, ayo bahonze abagore, bicujije amafaranga banywereye za mitsingi, baricujije muri guma mu rugo, baricujije byange bikundi, baricujije baravuga ati iyo mbimenya ko hazaba guma mu rugo sinari kugaspia, iyo mbimenya ko hazaza crise itewe na COVID-19, hari uburyo nari kwitwara, urukweto rw'ibihumbi 150 nari kurureka, hanyuma nkagura urwa 50, urwa 50 nari kurureka, nkagura urwa 20, urwa 20 nari kurureka, hanyuma nkagura urwa 5. Ubundi tujye twiga gukoresha igihe neza bitubemo, ahubwo ntitugakoreshwe n'igihe. Ntabwo igihe ari cyo gikwiye kutuyobora, ahubwo dukwiye gutekereza ku gihe. Waba ubonye ubuzima uhumeka, utari mu bitaro, utarwaye, nta ndwara bagusanzemo, bakubwira ngo umubiri wawe ni mutaraga, ugakora nk'umuntu muzima, uteganya ko ushobora kurwara, ukazigamira iminsi. Yego, twige gukoresha igihe cyacu. Nubona Imana iguhaye igihe, ujye ukibyaza umusaruro, kuko icyo gihe ufite ntabwo uzakigumana. Nubona uri umusore, ujye wibuka ko uzaba umugabo, utangire ubitekereze. Nuba uri umusore, uzatangire uba umugabo kandi uri umusore. Utangire kubika amafaranga nk'aho uri kubikira umugore. Uvuga uti iyi ni rasiyo ndi buhe madamu, uyabare nk'uwayahaye madamu, ugenda ureba aho uyabika. Uvuga uti iyi ni ikigozi y'umwana wanjye w'imfura, kandi uko niko kuri. Mwige kubaho mu gihe, kuko abantu benshi muzicuza kandi muranicuza. Nimba nta n'umugore ugira, uvuga utaya naya kigozi, ubare uti ikigozi igeze kurangaye, utaya naya kigozi, ugenda uyibike, uyabike. Genda ubare iki ni igitenge cya madamu nubwo ntawe urashaka, ugenda ugishyire hariya, uyabike. Uzajya kugira madamu, uzajya kugira abana, warabayeho neza mu busore bwawe, namo warabateganyirije. Ariko nurya nk'umuntu wasigiwe imitungo, ukajya usinzira nk'umuntu wasigiwe amasambu nasi, bizakugora, kuko umugisha w'amafaranga uri kwakira ntabwo uzagumaho, kandi uzicuza. Uzasanga waraguze urukweto ruhenze, ariko kuri konte nta n'ijana ufite. Uzasanga waragiye kuri beach kuryoshya, ariko usange kuri konte yawe iriho ubusa. Igihe kizagera ubimbwa kandi wari umugabo, abantu bakubahuke kandi bagutinyaga. Ujye ugira ipfunwe ryo guca ku bantu, kuko inda wari ufite yatangiye guhombana. Ariko iyo witeganyirije, ujya n'ahandi witeganyirije, ubuzima bukagira gute, bugakomeza. Mwige gukoresha igihe cyanyu neza. Yambwira abantu ngo njyewe nabonye amafaranga ndya imbuto nyinshi, nifata neza, kuko hari igihe nteganya ko imbuto nshobora kuzireka, nkavuga nti hari indi mishinga ninjiyemo, ntago ngomba guhora ndya pome zingahe ku munsi, cyangwa ngo ndye ibiki n'ibiki mbipange. Nanjye rero nazibonye izo pome nyine, nkazigamira umubiri wanjye. Cyagiye nabura imbuto, ariko twatuntu twangiyemo nyine tugasigara tumeze sawa. Twige kubaho mu gihe, imbaraga zawe uzikoreshe ukimeze gutyo, kuko hari urundi rwego uzageramo wumirwe, wibaze ngo ni njyewe. Ndibuka ukuntu najyaga ngira kureje nkakubura umuharuro, nkakukiri, nkagira imbaraga zo gukora imirimo yo mu rugo, ariko ubu ngubu nsigaye nsodoka nkavuga nti harahiye koko. Njya ndeba imbaraga nagiraga, Yesu we, uziko burya nashaje. Wareba inyuma yagira ngo ndi umujene we. Nkakubura, nkakora vuba gute, nkakubura, nkakukira inka, nkakubura umuharuro, nkajya guca icyarire cyo gusasira inka.
nkazikurikira nkikorera ibitebo by'amase, nkajya gukura ibijumba, nkafurira barumuna banjye, nkabuhagira, nkabatekera, yeye ngacunda amata, iri haragira inka, nkaba n'umushumba w'inka, mbaye n'umugore kandi nyine gukoropa, gufura ibaro y'imyenda, gukubura ariko ubu narakwamye no gukoropa nyine no kubanza kubyitondera, ariko Imana ijya ibindinda mu izina rya Yesu. Ubundi ni ngombwa ngo mpfire kwitorosha, nugushaka rakirete ngashyiraho itorosho niyo byancitse nabuze ubikora, nkagenda gake akagongo karashaje. Ariko reka nkubwire, ntago bijya bindakaza ngo bimbabaze, kuko imbaraga nakoresheje igihe cyanjye nagikoresheje neza, kandi na n'iyi saha mba ndi kugikoresha. Nimba uri mu gihe cy'ubushomeri, gira ibintu wibikaho, ugira ibintu ukemura n'ibyo ukora. Nimba uri umushomeri ko wagiye gusenga, ukazabona akazi warabitse n'amasengesho. Uzi ko abantu batazi gukoresha igihe cyabo. Igihe cy'ibiryo uzakimenya inzara yaje, igihe cy'akazi uzakibuka haje ubushomeri, igihe cy'ubukire uzakibuka haje ubukene, igihe cy'imbaraga uzakibuka haje intege nke, igihe cy'ubuzima uzakibuka ntabwo kigira, igihe cy'umucyo uzakibuka haje umwijima. Ndashaka kukubwira ngo wige gukoresha igihe cyawe neza. None se uzabaho uri umukobwa wifate nk'umugore ufite abana 5? Ubwo se ko kubyuka bikunanira uri umukobwa, kuzinduka ngo bikakunanira iwanyu, bikaba bikunanira, birakunanira nta ndutwite, birimo kukunanira ntiwaraye wonsa, birakunanira nta stress zindi warayemo, zirakunanira nta yinzu uri gushaka uryama iwanyu, birimo kukunanira kubyuka iwanyu nibo bakugaburira bakakwambika. Tuvugishije ukuri, ikintu kikubuza kuzinduka iwanyu mu rugo, tuvugishije ukuri, umunsi uzaba utwite cyangwa umunsi uzaba wonse umwana na se wa mukobwa we, uzabigenza gute? Nimba unaniwe kuzinduka mu gitondo uri umukobwa, nuba umugore hazacura iki? Kandi iyo uri umugore ko ugomba kuzinduka, Bibiliya ivuga iki? Umugore w'umunyabwenge abyuka kare, kandi abo mu rugo rwe batungwa n'imirimo y'amaboko ye. Ishyaka rye niryo ritunga abo mu rugo. Kuki mudakoresha igihe cyanyu neza? Umwana uzabyara uzamurera ute? Ubwo se nimba ubyuka saa 5 uri umukobwa, umunsi wabaye umugore bizagenda gute? Umunsi uzaba warabyaye indahekana, uti nzaringaniza. Komera cyane, ari igihe uringaniza nabyo bikangariga. Igihe uringaniza ntibikunda, ariko ukabyara da ukabona ngo uramutwise utazi aho yanyuze. Iminsi y'ubusore bwawe kutari kuyikora, uzibuka guteganyiriza urugo rwawe ari uko warugezemo. Uzibuka kuba umugabo ari uko wabaye umugabo. Ugomba gutangira ukaba umugabo kandi uri n'umusore, kugira ngo nuba umugabo noneho uzaba umugabo. Kuko umunsi washatse kuba umugabo warabaye umugabo bizagucanga, ariko nuba umugabo uri n'umusore ukaba n'umugore kandi uri umukobwa, kuba umugore ntibizakunanira, nawe kuba umugabo ntago bizakunanira. Twige kwiteganyiriza. Nimba uri mu rusengero urimo gusaba akazi ukaba utarakabona, hita ushaka stoke y'amasengesho uteganyirize ka kazi, kuko nutangira gukora akazi ukajya no gusenga wirirwa ugenda, bazakwirukana, kuko waje gukora ntago waje gusenga. Uzasenga udusengesho dukeya, ujye utuvanga namwe wasenze uri umushomeri. Ariko uricara ngo wabuze akazi ukirirwa wayura mu buriri, ari amasengesho ntuyagire n'amafaranga ntuyagire, ntago urimo kwiteganyiriza. Wige gukoresha igihe cyawe neza. Iyo umuntu yakoresheje igihe cye neza ntago ajya ayicuza. Nugera mu kazi ugakore nk'uzakirukanwaho, ntago nkubwiye ngo ugende usahura ikigo cyangwa ukora ibidakorwa, ahubwo ugende
witware neza kugira ngo iminsi ugomba kukamaraho kazakugirira umumaro. Ntuzagakore nk'uwo badodeye kuri iyo ntebe wagira ngo baguteyeho imisumari, uzavuge ngo iyi ntebe yari yicayeho undi nanjye nzayihagurukaho hicara abandi. Reka nkore neza nkifite uburyo. Twige kuba mu gihe cyacu neza, tutazicuza igihe cyacu kandi cyaraturenganye. Umuntu aba mu gihe Imana imuha umugisha ikamuha amafaranga akayakoresha ibyo atagakwiye kubikoresha. Ubu hari abantu bicara bakicuza amafaranga batunze, akavuga ngo ari amafaranga bampaye iyo mbimenya nkayaguramo akabanza, ari amafaranga bampaye iyo nyaguramo moto mu muhanda, ari amafaranga bampaye iyo mbimenya nkabigenza gutya, hari amafaranga iyo mbimenya nari kurya ku manywa ninjoro ubundi ninjoro nkayabika. Iyo mbimenya ntago ari byo. Twige gukoresha igihe cyacu neza. Kandi iyo wakoresheje igihe cyawe neza uri urubyiruko, iyo ubaye n'umugabo ntago wicuza, wishimira igihe cyawe wabayemo, kandi igihe cyawe ujye ukibyaza umusaruro. Nubona uri kugenda n'amaguru abiri utarwaye, ntuzavuge ngo indwara ntiyanshobora. Birashoboka ko umuntu muzima ashobora guhita arwara aka kanya. Birashoboka ko wagira ikibazo gituma ucika amaguru ukagendera mu kagare. Birashoboka ko ushobora kubura umuryango ugasigara wenyine. Birashoboka ko aka kazi bakakwirukanaho. Birashoboka ko ushobora kuba umusaza kandi ukiri umugabo. Birashoboka ko waba umugore kandi ukiri umukobwa. Birashoboka ko waba umugabo kandi ukiri umusore. Ibintu byose twige kunyura mu gihe cyacu neza, hanyuma dukora ibyo twakagombye gukora. Imana ibahe umugisha. Ndumva ashaka kubasengera. Wifata igihe ngo ukigire nkaho gihari, wifata igihe ngo wumve yuko gihari. Nubona uramutse wumve ko uwo munsi wose uwufite, wasanga ibyo ugomba gukora ku munsi wose wowe ubihawe igice cy'umunsi. Yego, wifata igihe ngo wumve ko gihari, wumve ngo imyaka yanjye yo kubaho ni myinshi, wumve yuko ibyo ukora ugomba kubikora uko ubyumva. Umenye neza ko bucya bucyana yandi. Mwige gukoresha igihe cyanyu neza, kandi ibyo mukora mubikorere neza, mubikorere igihe, kugira ngo imyaka yawe hatazavamo ikintu cyitwa kwicuza. Ibyo ugomba gukora ugomba kubikora. Imana rero nibahe umugisha. Mureke dusenge. Imana igushyigikire, ikwibutse icyo ugomba gukora ku manywa, ikwibutse inshingano zawe, ikwibutse ibigufitiye umumaro, kugira ngo hatazabaho kwicuza. Iy'amahoro nibahe umugisha. Mana ndagushimye cyane. Ndagushimye kuri Imana idukangura ku manywa na ninjoro, ukaduhitura kugira ngo tubashe gukomeza kumenya iby'ubuhanga n'ubwenge bwawe. Muri aka kanya ndagusenze mu izina rya Yesu, twigishe kubara iminsi yacu, kuko iminsi yacu imeze nk'iy'umukozi ukorera ibihembo, kandi iminsi yacu irashira kandi igahita vuba n'ingoga. Mana ndasenze kugira ngo buri muntu mukuru n'umuto amenye gukora iby'igihe agezemo, kugira ngo atazabaho kwicuza, kubera ko ibyatakaye byose n'ibyo twasize inyuma bimeze nk'amazi yamenekatse kandi ntago yongeye kuyorwa. Buri wese mu mwanya we akora ibyo agomba gukora, abikore mu itorero no mu gihugu ndetse no ku buzima bwe, kugira ngo azabone inyungu nyinshi mu gihe bizaba bitagishobotse. Shyigikira abantu bawe rero kuvamo umugambi w'icyo wifuza kuba bacyo, kandi abantu bawe ubabera amaboko, ubabera imbaraga. Urakoze, icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Imana nibahe umugisha. Imana ikwigishe umenye uwo uriwe. Imana iguhe umugisha. Mukore share, mukore subscribe abatarayikora, kandi mukomeze kwandika wepfo kuri comment. Imana ibahe umugisha. Amen.